Mu mudugudu umwe wo hafi y'umujyi habagamo umukobwa witwaga Danica. Yabanaga na nyina wenyine mu nzu y'uburushyi nyina yarahawe akimara kumubyarira iwabo. Ntabwo bari abakire ariko nta nubwo bari abakene. Bari bafite inzu nziza, imirima mike n'ubuzima bwatumaga batagira icyo basaba abandi. Nyina wa Danica yari umugore uzi ubwenge kandi utihutira gufata ibyemezo. Danica yari afite imyaka 22. Yari umukobwa mwiza uvuga make, akunda gufasha abandi kandi ntakunda gukinisha imitima y'abasore, ku buryo yageze kuri iyo myaka atarakundana. Ariko uko yarameze byatumye abasore benshi bamwifuza, nawe agwa mu ikosa ryo gukinisha imitima yabo. Daniel niwe wabanje kuza mu buzima bwe. Bahuriye mu bukwe bw'umukobwa bari baziranye. Kuri uwo munsi Danica yicaranye n'abakobwa bagenzi be. Daniel aza kubasuhuza bose kuko bari inshuti z'umugeni. Bavuganye iminota mike gusa, ariko mbere y'uko ibirori birangira Daniel asaba umwe mu nshuti za Danica kumuhuza nawe. Bagiye ku ruhande Daniel aramubwira ati, nzi ko bitunguranye ariko nagukunze nkikubona, ndifuza ko twakomeza kumenyana. Danica ntiyahise abyemera ariko yemeye ko bajya bavugana. Mu byumweru byakurikiyeho Daniel yamweretse ko ari umuntu ufite gahunda, uvuga ibyo atekereza kandi utajya uhindagura amagambo. Ntiyagiraga ibyo amuhatira, ntiyamubeshyaga kandi buri munsi yamwerekaga ko amwitayeho. Byageze aho Danica atangira kumukunda. Icyo gihe yumvaga ko Daniel ashobora kuba ari we bazabana. Ariko nyuma y'icyumweru kimwe bamenyanye, hari undi musore bahuye witwaga Etani. Uwo munsi yaragiye kugura telefone nshya mu mujyi. Etani niwe wamwakiriye. Uko baganiraga ku matelefone atandukanye ashakishamo iyo kugura, bisanze bari kuvugana n'ibindi bitari ubucuruzi. Etani yari afite uburyo bwo gusetsa abantu ku buryo Danica yamaze isaha yose aseka. Agiye gutaha Etani yaramubwiye ati, nzi ko bishobora gusa n'ibidasanzwe ariko ndumva nakongera kukubona, wampa nimero yawe? Danica yabanje kwanga. Yari asanzwe afite Daniel, abizi neza ko intego yabo ari ukureba niba bakundana koko kandi yumvaga bizaza. Ariko Etani ntiyigeze abimuhatira. Nyuma y'iminsi mike yongeye kumubona mu mujyi, bongera kuganira. Amaherezo Danica yemeye kumuha nimero. Uko bagendaga bavugana, Danica yatangiye kubona ko Etani ari umuntu umushimisha cyane. Iyo yabaga ababaye, Etani yashoboraga kumusetsa akibagirwa ikibazo yabaga afite. Danica yatangiye kwibaza niba gukunda umuntu umwe bivuze ko udashobora gukunda undi mu gihe afite imico myiza. Iryo kosa yararikoze aratendeka. Hashize ukwezi kumwe nabwo yamenyanye n'umusore witwaga Ryan. Bahuriye ku rusengero, uwo musore yazanye n'abandi bo muri korali yabo. Ntibyasabye izindi mbaraga, bahanye nimero nk'abantu bari bamenyaniye ku rusengero. Ryan ntiyari umuntu useta cyane nka Etani cyangwa uvuga gahunda nyinshi nka Daniel, ariko yari umuntu utega amatwi. Umunsi wa mbere bavuganye, Danica yamuganirije ku buzima bw'iwabo nk'umuntu bari bahuje idini. Ryan yamaze hafi isaha yose yumva Danica amubwira ubuzima bwe bwose. Nyuma Danica amaze kuvuga nibwo yavuze amagambo make ariko yuzuye mu bwenge. Yamwumvishije ko ubuzima bwe ari bwiza kandi ko ari benshi babwifuza. Ibyo byakoze Danica ku mutima. Mu minsi yakurikiyeho, igihe cyose yagiraga ikibazo, Ryan yamufashaga kugitekerezaho neza nk'umuntu bahuje imyizerere. Ntiyihutiraga kumuha ibisubizo ahubwo yamufashaga kubibona ubwe. Umunsi umwe Ryan yaramubwiye ati, sinshaka kukubeshya, ndagukunda. Nifuza ko twagerageza kureba niba twakubakana ejo hazaza. Danica yumvise umutima wongeye kujya mu rujijo. Yarasanzwe afite Daniel na Etani mu buzima bwe, ariko na Ryan yari afite ibintu byiza byatumaga atabasha kumuhakanira. Yaramwemereye, iryo kosa ararikora. Nyuma yaho haje Michelle. Bahuriye muri kantine, Danica amusitara atabishaka. Yamusabye imbabazi, Michelle ntiyabigira birebire. Ahubwo baraganiriye, baribwirana, bahana nimero. Nyuma yaho batangira kujya bavugana. Icyo Danica yabonye kuri Michelle cyamurenze ni ukuntu yibukaga ibintu bito yavugaga. Iyo Danica yavugaga ko akunda igitabo runaka, Michelle yakomezaga kubyibuka. Iyo yavugaga ko hari ikintu cyamubabaje, Michelle yabaga ari uwa mbere mu kumuhamagara ngo amenye uko ameze. Umunsi umwe Michelle yaramubwiye ati, sinshaka kuba inshuti yawe gusa, ndagukunda. Danica yumvise yongeye kubura icyo akora. Michelle ntiyari ameze nka Daniel, ntiyari ameze nka Etani cyangwa Ryan, ariko yari afite umutima mwiza cyane. Uwa nyuma yitwaga Sarati. Bahuriye kwa muganga igihe nyina wa Danica yaragiye kwivuza. Sarati yakoraga muri ibyo bitaro nk'umuforomo. Mu gihe yarakomeje gufasha nyina wa Danica, buhoro buhoro batangiye kuganira. Sarati yari umuntu uvuga make cyane, ariko ibikorwa bye byavugaga byinshi kurusha amagambo. Danica yabonye uburyo yitaga ku barwayi bose kimwe, yaba umukire cyangwa umukene, biramushimisha. Umunsi umwe nyuma y'ibyumweru 4 baziranye, Sarati yaramubwiye ati, nari maze igihe kinini nibaza niba byaba bikwiriye cyangwa se bidakwiriye, ariko ukuri nuko ngukunda. Danica yongeye kwisanga acecetse, kandi guceceka kwe kwari gusobanuye yego. Icyo gihe yitekereje asanga yarishyize mu bibazo. Ntabwo yari umukobwa ushaka gukina n'imitima y'abasore, nyamara yaramaze kubikora kurusha abandi bose. Ariko buri wese muri abo basore batanu yari afite impamvu yatumaga bimugora kumuhakanira. Daniel yamuhaga umutekano n'icyizere, Etani akamuha ibyishimo n'ibitwenge bihoraho. Ryan yamwumvaga kurusha abandi bose, Michelle akamwereka urukundo mu bikorwa. Sarati we yamwerekaga umutima mwiza n'ubugwaneza budasanzwe. Uko iminsi yagendaga ishira, Danica yasanze aho kugira ngo hagire uwo yikuramo, ahubwo bose bari kurushaho kwigarurira umutima we. Kubera ko nta kazi gahoraho yari afite kandi akenshi akaba yaririrwaga mu rugo afasha nyina imirimo isanzwe,
yatekereje uburyo bwo kutagira n'umwe muri abo basore aburira umwanya. Yashyizeho gahunda ye bwite atigeze abwira umuntu uwo ari we wese. Buri wese yari afite isaha ye bwite bavuganiraho, kandi Danica yabicungaga neza ku buryo nta n'umwe wamuburaga. Kuva saa 11 kugera saa 11:40 yabaga ari kuvugana n'uwa mbere, kugeza saa 2 bose bakaba bamaze kumuvugisha mu bihe bikurikiranye. No ku mugoroba yabagenderaga iminota runaka, ku buryo hagati ya saa 12 na saa 5 yabaga ari kuri fone abifatanya n'uturimo two mu rugo. Gusa uko iminsi yagendaga ishira niko byarushagaho kumugora, kuko buri wese muri abo basore yumvaga ko ari we bari kubakana ejo hazaza, nyamara umukobwa babeshya. Byageze aho Danica yumva atagishoboye gukomeza kwibwira ko ikibazo kizikemura ubwacyo. Umunsi umwe nimugoroba amaze kurangiza imirimo yo mu rugo, yicaye iruhande rwa nyina amubwira ibintu byose yari amaze amezi menshi ahishe. Yamubwiye ko afite abasore 5 akundana nabo, ko yategereje ko wenda bamwe bazivumbura bagashwana akagenda bareka agasigara umwe, ariko bikaba byaranze bose bagakomeza kumukunda. Yamubwiye ko Daniel ari umuntu ugira gahunda kandi ukora muri banki, uko Ethan ari umucuruzi usetsa kandi utuma yishima, nuko Ryan ari umusore wubaha Imana kandi uzi gutega amatwi. Yarakomeje amubwira ko Michelle ari umugwaneza kandi akerekana urukundo mu bikorwa, ndetse nuko Sarah ari umuntu utuje ufite umutima mwiza wo gufasha abandi. Yamusobanurira aho buri wese akora, imirimo yabo uko imeze, aho basengera n'ibyo buri wese amusezeranya mu gihe kizaza. Nyina yamuteze amatwi kugeza arangije, ntiyamuca mu ijambo na rimwe. Amaze kumva byose yaramwenyuye maze aramubwira ati, mwana wanjye, amagambo ni meza, ariko abantu ntibamenyerwa mu magambo gusa. Umuntu ushaka kubaka urugo amenyekanira mu myitwarire ye no mu buryo afata abandi bantu. Niba ushaka kumenya uko ukwiriye guhitamo, uzajya ubazana no mu bihe bitandukanye. Tuzabakira nk'abashyitsi basanzwe, turebe uko bitwara, uko bavuga n'uko bubaha abantu. Icyo gihe nubwo tuzatangira kumenya abo bari bo by'ukuri. Danica yumvise iyo nama iri mu bwenge maze yemera gutangira kuzana abo basore wabo umwe ku wundi. Uwa mbere yari Daniel. Akigera ku irembo yasohoje nyina ati, muraho mama, nishimiye kubasura. Ntiyinjiye mu rugo nk'umuntu hasanzwe. Yategereje ko bamwinjiza, yicara aho bamweretse kandi ntiyigera afata telefone ye mu gihe cyose bari kuganira. Nyina wa Danica yamubajije ibibazo bitandukanye ku kazi ke, ku muryango we n'ibyo atekereza ku buzima. Daniel yasubizaga atuje, nta kwiyemera, nta no kugerageza kwivuga ibigwi. Nyina wa Danica yarabibonye ariko ntiyagira icyo abivugaho. Nyuma haje Tani, we yaje azanye imbuto n'umutobe. Akigera aho muri salo yahise atangira gutera urwenya baraseka. Danica yasegaga cyane kuko yarasanzwe azi imico ye. Na nyina wa Danica ubwo yisangaga ari guseka. Ariko uko amasaha yagendaga ashira, nyina atangiye kubona ko Ethan akunda kwivugaho cyane. Iyo bamubazaga ikibazo kimwe yashoboraga kumara iminota myinshi avuga ibyo amaze kugeraho, abantu azi cyangwa ibyo ateganya kuzageraho. Ntabwo yari umusore mubi cyangwa utagira ikinyabupfura, ahubwo byagaragazaga ko akunda kuba hagati y'abantu bari kuganira. Nyina wa Danica yarabibonye ariko nabwo ntiyagira icyo abivugaho. Uwa gatatu waje yari Ryan. Ageze mu rugo yabasuhuje atuje nk'uko arasanzwe ameze. Nyina wa Danica yamubajije ibibazo byinshi kurusha abandi, abikora nk'anashaka kureba niba yarakara cyangwa niba yacika intege. Ariko Ryan yasubizaga buri kibazo atuje. Nyina wa Danica yaramubajije ati, uyu mukobwa atabaye uwo wifuzaga wakora iki? Ryan amwenyura ati, nta muntu ubabuza ijana ku rindi, ahubwo ni ukwiga kwakirana hagati yanyu mukamenya kubana n'ibitagenda neza. Icyo gisubizo cyashimishije nyina wa Danica kuko cyamweretse ko umusore atari umuntu utekereza ku byiza gusa, yumvaga ko umuntu ashobora kugira n'ingeso mbi. Hakurikiyeho Michelle, we yaje bisanzwe nta mpano cyangwa ikindi, ariko kuva ageze mu rugo byagaragaraga ko yitaye kuba yasuye. Yafashije Danica guhata ibirayi, kandi mu biganiro byabo ntiyagerageza kwerekana ko afite amafaranga cyangwa se ngo avuge ku bikorwa bye, ahubwo yavugaga cyane ku bantu bakorana no ku muryango we. Nyina wa Danica yaramubajije ati, ni iki kigukurura cyane kuri Danica? Michelle ntiyasubije ubwiza bwe cyangwa se uko asa, ahubwo yaravuze ati, nkunda umutima we, yuha abantu kandi ntiyishyira hejuru. Nyina wa Danica yahise amwitegereza igihe kirekire, abona ko ibyo avuze abikuye ku mutima. Uwa nyuma yari Charlotte. We yageze mu rugo atuje nk'uko yarasanzwe ameze. Yari umwe mu bavugaga make kurusha abandi bose, ariko igihe abazwaga ikibazo yasubizaga mu buryo bugaragaza gutekereza. Hari igihe nyina wa Danica yavugaga inkuru ndende, Danica agatangira kurambirwa, ariko Charlotte yakomezaga kumutega amatwi kugeza arangije. Byagaragazaga ko yubaha abantu n'ibitekerezo byabo. Abo basore bamaze gusura iwabo, Danica yicaranye na nyina kugira ngo bumvikane ku byo babonye. Nyina aramubwiye ati, mwana wanjye, nta muntu n'umwe muri abo basore nabonye ari umuntu mubi. Buri wese afite impamvu yatuma umukobwa amukunda. Daniel afite gahunda kandi yatuma wumva kutekanye. Ethan yatuma ugira ibyishimo kandi azi gusabana. Ryan aratekereza kandi azi gutega amatwi. Michelle we afite umutima mwiza kandi agaragaza urukundo mu bikorwa. Sarati aratuje kandi agwa neza bidasanzwe. Ariko abantu bagaragara cyane iyo bahuye n'ikibazo gikomeye. Ubu tugiye gukora ikizamini cya kabiri. Danica aramubajije ati, icyo kizamini? Nyina arasubije ati, ugiye kubabwira ikintu gikomeye cyane. Icyo kizamini nicyo kizadufasha kubona uko umutima buri wese umeze koko. Nawe ati, ni ikihe?
Nyina ati mwana wanjye, umuntu ashobora kugukunda igihe ibintu byose bimeze neza, ariko umutima we wa nyawo ugaragara iyo yumvise inkuru itamushimishije kuba akunda. Jya ubwira buri wese ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma ahunga. Uzabwire buri umwe ko ufite ubwandu bwa sida, kandi umubwire ko ufite umwana wamuhishe, uwo mwana akaba ari kwa nyogokuru. Nyuma yo kumva inama ya nyina, Danica yemeye gukora icyo kizamini cya kabiri nubwo umutima utari ukishimiye. Yumvaga ari ukubeshya abantu bamukunze, ariko nyina amubwira ko hari igihe umuntu aba agomba kureba niba amagambo abantu bavuga ahura n'ibyo bakora. Mu minsi yakurikiyeho yatangiye guhura na buri musore ukwe kugira ngo amubwire iryo banga rikomeye. Uwa mbere yabibwiye ni Daniel. Bahuriye ahantu bari basanzwe bakunda kuganirira. Danica yaracecetse bidasanzwe kugeza ubwo Daniel amubajije ati hari ikibazo ufite? Danica yikije umutima aravuga ati hari ibintu bibiri ntigeze nkubwira. Adatinze yarakomeje ati icya mbere mfite ubwandu bwa sida, icya kabiri mfite umwana naguhishe, burya narabyaye. Daniel yahise aceceka, isura ye irahinduka. Yongeye kubaza ati urimo gukina? Danica amubwiye ko atari gukina. Daniel arakaye yaravuze ati ibi bintu birakomeye cyane, sinabasha guhita nsubiza uyu munsi mu gihe mbitekerezaho. Baratandukanye. Kuva uwo munsi ubutumwa bwe buragabanuka, guhamagara biragabanuka, kugeza aho hashiraga iminsi 3 nta butumwa yohereje. Danica yahise amenya ko Daniel atangiye gusubira inyuma kuko ntiyongeye kumuhamagara. Nyuma yaho yahuye na Ethan, uwo musore wari usanzwe ahora aseka, kuri uwo munsi ntiyigeze aseka na rimwe. Danica amaze kumubwira ayo magambo, Ethan yahise amureba nk'utizeye ibyo yumvise. Yaramubajije ati ushatse kuvuga ko wari umwana wabyaye kandi ukaba urwaye iyo ndwara? Danica yarabimwemeje. Ethan yacecetse umwanya muremure, ageze aravuga ati Danica, ndakubaha cyane, ariko ibi sinumva ko nabasha kubyakira. Nari mfite indi shusho y'ubuzima twari kuzabanamo itariye. Nigeze arakara cyangwa ngo amutuke, ariko uwo munsi bagiye gutandukana bigaragara ko umutima we wamaze gufata icyemezo. Nyuma y'icyo kiganiro ntiyongeye kumuhamagara na rimwe. Uwa gatatu ni Ryan. Danica amaze kumubwira ryabanga, Ryan ntiyahise asubiza. Yarebye hasi akanya gato, hanyuma aramubaza ati iyo umaze kubibwira abantu ni iki bakubwira? Danica ati benshi bahita bahinduka. Ryan ati ntabwo ngiye kuguha igisubizo uyu mwanya, ariko ndashaka kumenya ko ukiri umuntu umwe nakunze, uwo nari nsanzwe mbonamo ejo hazaza. Mu minsi yakurikiyeho yakomeje kumuvugisha nk'uko byari bisanzwe. Ntiyahise yemera cyangwa agahakane, ahubwo asabye igihe cyo gutekereza no gusenga. Michel niwe wakurikiyeho. Amaze kumva ayo magambo yahise abaza ikibazo cya mbere ati uwo mwana ari he? Danica yabanje gutungurwa n'icyo kibazo kuko yari yiteze ko aza kubanza kuvuga ku burwayi. Yamubwiye ko ari kwa nyirakuru. Michel arongera ati niba ibyo uvuga ari ukuri, uwo mwana niwe ngiriye impuhwe imbere ya byose. Ntabwo nzi ko ejo hazaza hazamera, ariko sintekereza ko umuntu akwiriye gutereranwa kubera amakosa cyangwa ibibazo byo mu buzima atagizemo uruhare. Wakabaye waramwirereye akabona urwo rukundo rwa kibyeyi. Njye nabonye iwanyu ntacyo hatwaye ku buryo utahazana umwana wawe ngo umwirerere. Buriya kwirerera umwana biraryoha. Nyahise avuga yego cyangwa oya, ariko ntiyigeze ahindura uburyo yamufataga. Uwa nyuma yari Sarati. Danica amaze kuvuga ryabanga, Sarati yamaze akanya amureba mu maso, hanyuma aramubaza ati nicyo cyatuma gutinya kumbwira byinshi? Danica ati yego. Sarati yarongeye ati niba ibyo ari ukuri, mbabajwe nuko wari umaze igihe kinini ubana nabyo wenyine. Nibishoboka tuzaganira umbwire uko wisanze muri iyo mimerere. Danica yariteze ko aza kubanza kuvuga ku rukundo rwabo, ariko Sarati yabanje gutekereza ku mubabaro yari afite. Amaherezo yaramubwiye ati sinavuga ko ibi bintu byoroshye, ariko umuntu ukunda undi ntahita ahunga ku munsi yumvise ikibazo gikomeye. Mu cyumweru cyakurikiyeho, Ryan, Michel na Sarati bakomeje kuvugana na Danica nk'uko byari bisanzwe. Nubwo buri wese yari afite ibibazo byinshi mu mutima we, ntacyo bahinduye. Ryan niwe wabanje kubimubazaho neza, aramubaza ati Danica, nshaka ko unsobanurira, niba utabifata nawe ariko ndashaka kumenya uko byagenze. Wanduye ute? Danica akurikije umugambi yari yarumvikanyeho na nyina, yaramusubije ati narayivukanye, mama niwe wayinyanduje nkiri mu nda. Ryan ati birababaje kuba waratangiye urugendo rw'ubuzima ufite umutwaro nk'utihitiyemo. Yarongera amubaza ati umwana wese byagenze bite? Nawe ati nakundanye n'umusore turaryamana, amenye ko mfite ubwandu arigendera. Nabimubwiye tumaze kuryamana ako kanya ararakara, ajya kwa muganga baramufasha, gusa birangira njye nsamye inda, kandi ntabwo twari tukivugana. Michel nawe yaje kubaza ikibazo nk'icyo nyuma y'iminsi mike. Danica amusubiriramo iyo nkuru, hanyuma amubwira ko uwo mwana afite yamubyaranye n'umusore bari barakundanye. Yaramubwiye ati naramukunze cyane, amaze kumenya ko mfite ubwandu bwa sida yahise ampinduka. Michel yumvise ayo magambo arababara cyane, maze aramubwira ati uwo musore yaguteye igikomere gikomeye kurusha n'indwara ubwayo, ariko wakabaye warabimubwiye mbere y'uko muryamana. Kandi nanone sinabura kugushimira ko wagize ubutwari ugahita ubimubwira akivuza atarashira iminsi 3. Sarati nawe ntiyatinze kubibaza. We yabikoze atuje ati hari igihe abantu bahura n'ibintu bitari amahitamo yawo. Nashakaga kumenya ukuri kwawe, byagenze bite ngo wisange muri iyo mimerere? Danica amusubiriyemo iyo nkuru yose.
Sarati ntiyamucira urubanza, ahubwo yaravuze ati ndumva impamvu wari waratinye kubibwira abantu. Hari abantu benshi bahita bacira umuntu urubanza bataramenya ubuzima bwe. Icyumweru cya kabiri cyarashize, abo basore batatu bakomeza kumuhamagara, bakomeza kumwandikira ubutumwa kandi ntibahindura uburyo bamufatagamo. Ibyo byatangiye gutungura Danica ubwe kuko ariteze ko bazagenda bamwikuraho buhoro buhoro nk'uko Daniel na Ethan babigenje. Ahubwo uko iminsi yashiraga niko bagendaga bagaragaza ko bashaka kumenya uwo ari we kurushaho aho kwibanda ku bibazo yari yarababwiye. Mu cyumweru cya gatatu nibwo ibintu byafashe indi ntera. Ryan yaramubwiye ati maze igihe nsenga kandi ntekereza kuri ibi byose. Nzi ko atari ibintu byoroshye, ariko niba koko ari ukuri sintekereza ko byahindura urukundo niyumvamo. Niteguye kugumana nawe. Michelle nawe nyuma y'iminsi 2 yaramubwiye ati ubuzima bw'umuntu ntibupimirwa ku makosa yakoze cyangwa ku bibazo afite. Niba unkunda nk'uko nanjye ngukunda ndabyemeye, tuzareba uko twubakana ejo hazaza kuko si wowe wa mbere ugize icyo kibazo. Tuzitabaza abaganga badufashe kurama igihe kirekire. Sarati we bivuze mu magambo make nk'uko arasanzwe abigenza ati ndakunze Danica si amateka ye. Niba wemera ko dukomezanya urugendo nanjye ndabyemera. Umwana we tuzamwitaho nta kibazo, ahubwo ndumva wakamuzanye iwanyu. Ibyo bindi by'ubwandu ntabwo ari weho wa mbere. Hari abantu nzi babanye badahuje, umwe ufite undi atabufite, kandi iyo bitabaje abaganga bakababa hafi nta kibazo bagira. Danica amaze kumva ibyo byose jya biganiriyeho na nyina, cyane ko arasanzwe amubwira ibyabaga byose. Nyina aramwenyuye, yashimishijwe no kubona abo basore batatu bose barasigaye ntibahunge. Yarebye umukobwa aramubwira ati icyakora urakundwa. Ubu noneho ikizamini cya kabiri kirarangiye, ariko hari ikindi kigiye kutwereka umutima wa buri wese kurushaho. Danica wibwiraga ko birangiye, ariko akaba yaragowe no kubona hasigaye batatu bose bagikomeje kumukunda kandi akeneyemo umwe gusa. Yabajije nyina ati none se ikindi ni ikihe? Nyina yaramurebye aramwenyura aramubwira ati hari abantu bihangana iyo bumvise ikibazo gikomeye kuko baba bagifite ibyiringiro byo kugikemura no gushaka izindi nzira zo kubana nacyo. Ariko ikintu gikomeye kurushaho ni ukureba uko umuntu yakwitwara mu gihe ababaye cyangwa se yumvise ko yahemukiwe. Buriya bumvise ibya sida, bumva iby'umwana, batekereza ko bazabana nabyo. Abantu bafite ubwandu babana n'abatabufite kandi bakabyarana abana bafite amagara mazima, ndetse bararamba bakabaho igihe kirekire. Kuba ufite umwana byo ni ibintu bisanzwe rwose. Ibyo rero ntabwo bihagije. Nubabwire yuko wabahemukiye nibwo uzareba neza uko bizagenda. Aha niho imitima yabo nyayo izagaragarira. Uzabwire buri umwe muri bo ko ari undi musore wakundanye nawe mu gihe mwari mukiri kumwe kandi ukamuca inyuma. Ntuzarebe umusore uzarakara, ahubwo uzite ku magambo azavuga, ukazakuvugisha n'uko azakubona muri uwo mwanya. Aho niho tuzamenyera neza uwo ari we. Nihasigara umwe ubwo ngubwo azabatsinze, ariko nihasigara babiri cyangwa se bose bagasigara tuzakomeza ibizamini. Nyuma y'iminsi mike Danica yatangiye guhura na buri umwe nk'uko yari yarabikoze mbere. Uwa mbere yari Michelle, bahuriye ahantu bari basanzwe baganirira. Danica yabanje guceceka hanyuma aravuga ati hari ikintu ntigeze nkubwira. Mu gihe twari turi kumwe hari undi musore nakundanye nawe kandi turaryamana, mbabarire. Michelle yahise amureba atunguwe ati uri kuvuga ko wari ufite undi muntu kandi nanjye turi kumwe? Danica ati yego. Michelle yahise ahindura isura. Mu minota mike yakurikiyeho atangiye kuvuga amagambo yuzuyemo uburakari ati ubwandu n'umwana nabyo ndumva warabivanye mu ngeso zawe mbi. Uko Danica yageragezaga gusobanura niko Michelle yarushagaho kurakara. Amaherezo yarahagurutse aramubwira ati sinshobora kubana n'umuntu nkoreraho ibintu nk'ibyo. Nihanganiye biriya bindi kuko numvaga ari nta ruhare wabigizemo, ariko noneho ndumva byose warabikoze ubishaka. Yahise agenda. Kuva uwo munsi ntiyongeye kumuhamagara. Uwa kabiri ni Ryan. Danica amaze kumubwira ayo magambo, Ryan yagize agahinda karenze uburakari. Yagize aramubaza ati kubera iki wabikoze? Danica ntiyahise amusubiza. Ryan yarongeye ati ndari ndi kugerageza kwakira ibintu byose wari warambwiye. None urambwiye ngo hari undi musore wakundanye nawe turi kumwe kandi umucaho inyuma. Nubwo atigeze amudoka cyangwa ngo arakare nk'uko Michelle yabigenje, byaragaragaraga ko ababaye cyane. Agiye kugendera amurebye aramubwira ati mpigihe nkeneye gutekereza. Ariko nubwo arababaye ntiyamuvuyeho burundu. Yakomeje kumuvugisha aramubwira ati turi kumenyerana buriya tuzagenda tumenyana kurushaho. Uwa nyuma yari Sarati. Danica amaze kuvuga ayo magambo, Sarati yaramubajije ati hari ikintu nshaka kumenya. Ese ibyo wabikoze kuko utankundaga cyangwa hari ikindi kibazo cyabiguteye? Danica ntiyigeze amusubiza neza, ahubwo yararize. Sarati yarongeye ati wirira kuko ndababaye, birambabaje cyane, ariko mbere yo gufata icyemezo ndashaka kubanza kumva impamvu. Baganira igihe kirekire, Danica amubwira ko uwo musore yakundaga kujya iwabo, ko yari yaraje gukora iby'imiriro yari yaragize ikibazo, bakamenyerana, akajya amusura muri iyo minsi akisanga baryamanye. Nubwo Sarati yarababaye, yakomeje kuvuga atuje kandi amwubashye. Nyuma y'iyo minsi Michelle yari amaze kwikura mu mubano.
Ryan na Sarati bo bari bagikomeje kuvugana na Danica nubwo bari bagifite ibibazo byinshi mu mutima, bityo hasigaye abasore babiri gusa. Nyina wa Danica amaze kumva uko byagenze yaravuze ati ubu hasigaye babiri, ariko hari ikintu cya nyuma nshaka kureba. Urukundo nyakuri ntirugaragarira mu magambo cyangwa mu mbabazi gusa, rugaragara no mu gihe ikibazo cyaje bemeranyije icyo yagombaga gukora. Nyuma y'icyumweru Danica yabwiye Ryan ko iwabo havutse ikibazo gikomeye. Yamubwiye ko hari amafaranga y'ingenzi yari yarabitswe kugira ngo bakemure ikibazo cyo mu rugo, ariko ko yaburiwe irengero. Ryan yumvise ayo makuru aceceka akanya gato, hanyuma aramubwira ati birababaje, ariko mbere yo kuvuga ko yibwe nizere ko mwabanje gushakisha neza. Mu isaha yakurikiyeho Danica yabwiye Sarati ikibazo nk'icyo. Sarati nigeze amubaza byinshi imbere, ahubwo yahise amubaza ati ni amafaranga angahe yabuze, kandi se niki cyihutirwa cyane ubona ko gikenewe ubu? Danica amaze kumusobanurira, Sarati yaramubwiye ati ntabwo nzi ko nabasha kubikemura byose, ariko reka ndebe icyo nakora. Ikibazo cyawe ntabwo gikwiriye kuba icyawe wenyine kandi mpari. Ryan amaze kumva ko iwabo wa Danica babuze amafaranga yarakenewe cyane, yarababaye kandi akomeza kumuhamagara buri munsi amubaza uko ikibazo gihagaze. Yamuhaga inama zitandukanye akamusaba no gukomeza gushakisha, ariko ntiyigeze atanga amafaranga cyangwa ngo agire icyo afataho icyemezo gikomeye. Sarati we amaze kumva ikibazo ntiyatinze. Mu minsi ibiri akurikiyeho yakuye amafaranga miliyoni yarazigamye ayashyikiriza Danica aramubwira ati si menshi nk'ayo mwabuze, ariko reka bitangiriro. Ikibazo cyawe sinkibona nk'icyawe gusa. Nyuma yaho yagiye iwabo kureba uko nyina wa Danica ameze. Icyo nicyo cyatumye nyina wa Danica atangira kubona itandukaniro rikomeye hagati y'abo basore bombi. Umwe yari hari mu magambo no mu nama, undi akaboneka mu bikorwa no mu bihe bikomeye. Hashize icyumweru Ryan ntacyo arakora, Danica yabajije nyina ati mama wamaze gufata umwanzuro? Nyina ati oya mwana wanjye, ntabwo nawufata, ahubwo niwe ugomba kuwufata. Danica ati ariko ni wowe washakaga kureba umwiza uwo ari we? Nyina ati yego, ariko nanone wibuke ko ari wowe wambwiye ko wabuze amahitamo muri batanu, kandi sinigeze nshaka kuguhitiramo umugabo. Icyo nashakaga ni ukugufasha kubona ibyo umutima utari uri kubona. Danica ati none se Sarati niwe wahitamo kuko yatanze amafaranga? Nyina ati oya, iyo biza kuba amafaranga gusa se wari gutsinda. Ryan ashobora kutayaguha, ariko wenda akaguha inama yabyara amafaranga. N'ubundi ayo mafaranga Sarati yatanze si menshi cyane. Ikintu nabonye si amafaranga, nabonye umutima mwiza agira, kuko yaje kureba uko tumeze acyumva icyo kibazo akaza tukakiganiraho. We nibura yaduhumurije akoresheje amagambo ye bwite, yaje kutureba. Yarakomeje ati Ryan yumvise ikibazo cyawe arababara kandi akugirira impuhwe, ariko yagumye aho ari. Sarati yumvise ikibazo cyawe yumva ko nawe kimureba, ntabwo yabanje kwibaza icyazungukiramo cyangwa icyazatakarizamo naramuka agufashije. Yabanje gutekereza icyo yakora ngo agufashe, kandi aza kukureba amaso ku maso. Si uko ari wowe uri hafi, ahubwo nuko ikibazo yakigeze cye. Nubwo atari gutanga amafaranga ariko akaza, nkanjye niwe nari guhitamo. Umukobwa ati none se ibyo bivuze ko Ryan atankunda? Nyina ati oya ntabwo aricyo bivuze, ntekereza ko Ryan agukunda cyane ahubwo, kandi rwose ni umusore mwiza. Ariko urukundo rw'abantu rugaragara mu buryo butandukanye. Hari abakunda mu magambo, abakunda mu bitekerezo, n'abakunda mu bikorwa. Ikibazo ni ukumenya uwo ushaka kuzabana nawe imyaka yose y'ubuzima bwawe. Danica ati mama ndumva nkiri mu rujijo. Nyina ati uza kuba utari mu rujijo ahubwo nibwo nari guhangayika. Umugabo uzabana nawe ubuzima bwawe bwose ntiwamutoranya mu minota 5 gusa. Fata igihe cyawe gihagije utekereze, ariko ujye wibuka ikintu kimwe gusa. Umuntu mwiza si uvuga amagambo meza gusa, ni wa wundi uguma iruhande rwawe mu gihe amagambo aba atagihagije. Nyina wa Danica amaze kubona ko umukobwa akomeje gutekereza kuri Sarati kandi ko umutima usa n'uwamaze gufata umwanzuro, ntiyahise amwishimira, ahubwo yahise ahindura isura mureba nabi maze aravuga ati Danica, hari ikintu tutaravuganaho kandi nicyo gikomeye kurusha ibindi byose. Danica yatunguwe n'iryo jwi rya nyina kuko ryari rikomeye kurusha uko yarasanzwe amuvugisha. Nyina yarakomeje ati kuva watangira kumbwira iby'aba basore nagerageje kugufasha, ariko hari ukuri nagiye nceceka kugira ngo nawe ubanze ubibone. Icyo wakoze ntabwo cyari cyiza. Abo basore bose baragukunze, ariko warabaretse bagutega amatwi, bagutekereza ejo hazaza habo, baguha imitima yabo, kandi wari uzi neza ko amaherezo uzahitamo umwe gusa. Mujya gukundana wibwiraga ko uzabana n'abasore 5. Umukobwa ati oya mama, nibwiraga ko umwe wenda tuzashwana akagenda kansiga hakazasigara umwe tukazabana. Ikindi ntabwo nari ngamije kubababaza. Nyina ati ndabizi, ariko umuntu ashobora kubabaza abandi atabigambiriye. Kuba utarashakaga kubababaza ntacyo byahindura kuko uba warabababaje. Daniel yaragukunze, Ethan yaragukunze, Michelle, Ryan na Sarati nabo baragukunze, ariko wowe wakomeje kubaha ibyiringiro bose icyarimwe. Uwatekerezaga iki kugira ku basore 5 bose ubemerera urukundo? Ibyo ntabwo ari urukundo, ni ugukinisha imitima y'abantu. Kabone ni wabikora utabishaka. Wabikora utabishaka se nta bwenge ugira? Umukobwa ati mbabarira mama. Nyina ati singikwiriye gusaba imbabazi. Niba koko uhisemo Sarati, hari ikintu ugomba gukora mbere y'ibindi byose.
ugomba kubanza kubwiza Ryan ukuri. Nawe ati ukuri kose? Nyina ati yego nyine, ugomba kumubwira ukuri kose. Danica yahise ahangayika aramubaza ati mama, navuga ko namubeshye? Nzamubwire ko nta sida mfite kandi ko nta n'umwana mfite? Mubwire ko ibyo byose byari ikizamini? Nyina ati yego. Umukobwa ati ntazarakara. Nawe ati wimbaza ubusa, ashobora kurakara kandi azaba afite uburenganzira bwo kurakara. Umuntu wubaho ndamubwiza ukuri niyo ukuri kwaba kubabaje. Wowe wakoze amakosa. Niba Ryan ari umuntu mwiza nk'uko twabibonye, akwiriye kumenya ukuri. Niba hari icyo azakubwira cyangwa azakugayaho, uzamwumve kuko nawe waramukomerekeje. Ahubwo agukubise n'urushyi nabyo wabyakira. Urarukwiriye, ukwiriye no gufungwa wowe. Uwakujyana nko muri gereza iminsi ibiri ukabanza kwitekerezaho, ukamenya ko wakinishije imitima y'abasore. Baba batsinze n'abatsinzwe bose barabababaje. Kuko n'ubundi ukunda umwe ntabwo ari kuzana ibyo bigeragezo wabahaye. Ubundi se ni itegeko kubana n'umuntu ufite ubwandu ufite n'umwana? Nta makosa bakoze, wenda banagukundaga cyane ariko wahisemo gusigarana umwe. Nibyo nagufashije rero. Ryan natakubabarira uzabyakire. Hari igihe imbabazi zisabwa ariko ntizihite zitangwa. Gusa wowe uzaba wakoze igikwiriye. Ikindi kandi ntuzigere ubwira Sarah uti ni wowe watsinze. Umugabo si igihembo gitangwa nyuma y'irushanwa. Uzamubwira ukuri nawe, ariko ibyo abandi basore bari mu irushanwa ntuzabahingutse, nta bwenge bwaba burimo. Danica yarebye nyina ati mama, uratekereza ko azabyumva? Nawe ati ntuzamubwire ko ari we warushira abandi, ahubwo uzamubwira ko ari we wahisemo. Abandi basore si uko bananiwe, nabikubwiye, ahubwo ni abantu beza batabonye amahirwe yo kuba bo wahitamo. Ujye ububaha kugeza ku munsi wa nyuma. Nibwo bwa mbere Danica yumvise uburemere bw'ibyo yari yarakoze. Mu gihe yari amaze amezi menshi atekereza uwo azahitamo, ntiyari yarigeze atekereza ko batazahitamo ukuntu bazabyakira. Yari yaribanze ku byiyumvo bye gusa ntiyita ku mitima y'abandi. Nyina aramubwiye ati noneho ryama, ejo uzatangira gukosora amakosa yose wakoze. Umuntu mukuru ntabwo ari wa wundi utagira amakosa, ahubwo ni umuntu uzi kuyemera no kuyakosora. Danica yasigaye yicaye muri salo wenyine atekereza ku magambo ya nyina. Ku nshuro ya mbere ntiyarahangayikishijwe n'uwazabana nawe, ahubwo yarahangayikishijwe n'uko azareba Ryan mu maso akamubwira ukuri kose. Yagombaga kumusezerera. Ubukeye bwaho Danica yahamagaye Ryan amusaba ko bahura. Ryan yarabyemeye agera aho bari bemeranyije guhurira mbere, yicara amutegereje. Danica ageze aho yari ari yahise abona ko uwo musore yari yishimye kurusha uko yari amaze iminsi amubona. Bamaze gusuhuzanya, Danica aramubwiye ati Ryan, nashakaga kugira ngo nkubwire ikintu. Nawe ati ndakumva mbwira. Umukobwa ati ibyo nakubwiye byose bya sida, umwana n'ibindi byakurikiyeho ntabwo byari ukuri. Ryan yabanje kumureba ati bishatse kuvuga iki? Nawe ati nyine umbabarire, nakinnye umukino wo kureba uko wabyitwaramo kandi wabyitwayemo neza. Nawe ati none? Umukobwa yahanaguye amarira yari amaze kuza mu maso aravuga ati Ryan, hari ikintu ngomba kukubwira. Nawe ati kimbwira ndakumva. Umukobwa ati ntabwo naguhamagaye ngo nkwereke amakosa nakoze gusa, naguhamagariye no kugira ngo nguhe igisubizo nkwiriye kuba naraguhaye kera. Mu minsi yose twavuganye wambereye umuntu mwiza, waranyubashye, uranyihanganira, kandi n'igihe numvaga ko ugiye kundeka wowe wakomeje kunyitaho. Ariko nubwo ngushimira ibyo byose, umutima wanjye ntabwo uhamanye no kugumana nawe. Nagerageje kubyumvisha neza igihe kirekire, ariko sinshaka gukomeza kukugumana hafi yanjye nguhe ibyiringiro nazuzuza. Ntabwo byakubera byiza. Ryan ati ushatse kuvuga ko udashaka ko dukomezanya? Nawe ati yego, nicyo nshaka kuvuga, kandi ndashaka kubikubwira nk'abinyangamugayo yo gutegereza ngo uzabyimenyere binyuze mu bindi bimenyetso. Nawe ati hari undi muntu wahisemo? Umukobwa ati yego, hari undi nahisemo, ariko niyo ataba hari ntabwo nakwemera kugumana nawe utari mu rukundo nk'urwo ukwiriye guhabwa nkurikije uko niyumva mu mutima wanjye. Ryan ati urabizi ukuntu bibabaza kubyumva, ariko nibura umbwiye ukuri, wenda hari wangerageje ushaka kunyikuraho. Nawe ati Ryan, sinshaka kugenda wumva ko hari icyo wakosheje. Nawe ati rekera aho ngaho nakumvise. Umukobwa ati nta kibazo ndarekeraho, ariko reka ngusabe ikintu kimwe. Umusore ati ni ikihe? Nawe ati ntuzigere ushidikanya ku gaciro kawe kubera icyemezo cyanjye. Umukobwa uzagukunda azaba afite umugabo mwiza cyane. Ryan ati sawa, nabyumvise. Nawe ati ngwiriye kugushimira ko wakira ukuri kwanjye mu mahoro. Ryan ababaye cyane ati nta kindi nshaka kumva, wantesheje igihe, gusa nkwifurije ibyiza. Ikindi nakubwira, ujye uhakanira umuntu kare atarinze kwisaza. Reba igihe cyose tumaranye wakuyora bimbwiye kare. Umukobwa atumbabarire. Ryan yatashye babaye ariko yumva agize amahoro kuko yarahawe igisubizo gisobanutse aho gusigara mu rujijo. Mu minsi yakurikiyeho Danica yasabye Sarah ko bahura. Uwo munsi yari afite ubwoba bwinshi kurusha ubwo yari yaragize igihe yasezeraga Ryan kuko yarazi ko umubano wabo ushobora gusenyuka akimara kumva ibinyoma bye. Bamaze kwicara, Danica yamurebye mu maso aramubwira ati Sarah, hari ibintu ngomba kukubwira mbere yuko dukomeza gutera izindi ntambwe izo arizo zose.
Sarate ati bimbwire. Nawe ati ntabwo ndwaye sida nk'uko nabikubwiye kandi nta mwana mfite. Ibyo nakubwiye byose byari uburyo bwo kureba uko umuntu ukundana nanjye yakwitwara mu gihe yaba yumvise amakuru akomeye kuri njye. Sarate yaratunguwe cyane akomeza guceceka. Danica yakomeje kumusaba imbabazi amubwira ko ari ikosa ryo kuba yaramubeshye. Sarate amaze gutuza aravuze ati ntabwo binshimishije kumenya ko hari ibyo wambeshye, ariko ndishimira ko wahisemo kumbwiza ukuri mbere y'uko twubakana ejo hazaza. Danica wo kumubwira ko arafite abandi basore bahanganye yaramubwiye ati mbere y'uko nguhitamo nari nkiri mu rujijo. Hari abandi bantu bambwiraga ko bankunda kimwe n'uko nawe wakundwa n'abandi bakobwa, ariko mama yamfashije kureba neza imico n'imyitwarire yawe aho guhubuka. Naje kugera ku mwanzuro wa nyuma ko ariwo nshaka kubana nawe. Sarate yabyakiriye nk'umuntu mukuru aramubwira ati icy'ingenzi kuri njye saba wahuye nabo mbere yanjye nk'uko nanjye harabona ahuye nabo. Icy'ingenzi ahubwo ni uko uyu munsi wahisemo kuba inyangamugayo. Nyuma y'ibyo umubano wabo watangiye bundi bushya. Nyina wa Danica nawe yarabyishimiye ariko ntiyabyivangamo. Danica yishyizeho umutwaro wo kuzabika ibanga kuko nubwo yarakwiriye kuba inyangamugayo ntibyari bisobanuye ko agomba gutanga amakuru yose ashobora no kwangiza umubano we na Sarate kandi nta yindi nyungu abifitemo. Nyina aramwihanangirira ati uramenye nta mpamvu yo kuzicara ngo umubwire urutonde rw'abasore bose n'ibizamini byose wamukoresheje. Bizaba amateka yarangiye ntazamenye ko yatsinze abandi ahubwo azamenye ko wamuhisemo. Nubivuga uzirengera ingaruka. Ariko nubona mumaze kwizerana mubanye neza uzabiteremo urwenya mu biseke birangire. Nyuma y'ibyo byose Danica na Sarate bakoze ubukwe barabana. Ibindi byose byari byararangiye noneho babanaga mukore. Nawe dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi wibutsa ko njye nitwa Morukare akaba ari nanjye tubana kuri Musekura Jean mu nkuru z'urukundo. N'ibindi wayikunze ude subscribe hano kuri Morukare kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi.